ibintu rero kubikora kugira ngo birambwemo bisaba kuba inyangamugayo, nubwo rimwe na rimwe nyine hari uburyo usanga wahemutse kandi rimwe na rimwe utabigizemo uruhare. Urugero, ushobora kuba ufite footage ukagenda ugakora wedding yose ukayirangiza, ukaba ufite footage urazizanye, ariko washyira muri mashini, wamara gukora kopi wajya kureba za footage ukazibura, cyangwa amajwi ukayabura, cyangwa amajwi sound ukayibura. Ariko sound yo already ntabwo wajya kuri seti utaracekinga ko sound uyifite. Kiryo rimwe kwijana nturyumve gutyo umuntu yabitoza. Umukiriya umwe ashobora kukubuza abakiriya 20, kuko iyo nagukoreye neza uraza ukabwira mugenzi wawe nakora ifoto nziza yayipostinga, arakubaza ngo ninde wagufotoye, ukamubwira ngo ni Joy. Umuntu yaje kugusura iwawe agasanga ufite filime nziza y'ubukwe, arakubaza ngo ninde wagukoreye iyi filime, ni Joy. Ariko noneho bazaze bagusure basange ifoto nta album y'ifoto ihari, nta foto album ihari, nta video ihari. Ize ko washingiye utatwereka kuri foto z'ubukwe ngo turebeho byagenze bite, cyawana wapi kabisa. Nakoranye n'umutipe, ibintu yankoreye ntibibaho, yarampemukiye, ibintu nk'ibyo nyine bya bibazo nakubwiraga. Ariko nanone tukagira n'abakiriya nabo ushobora kuvuga yuko bafite, ukagira n'abakiriya rimwe na rimwe sometimes nabo bashobora kuba batari honnête. Ukaza ugakorera abantu, wamara kubakorera, urumva, wamara kubakorera product zikagugumaho, akaba umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, umwana yatangira kujya mu primary akakubwira ngo narinje kujya nareba ya video y'ubukwe bwanjye. Urumva imyaka 5 irashize, kandi machine dukoreramo mu fere zihura n'ibibazo, kuko urasanga urubyiruko ubongo bakavuga ngo aragiye yarize yarangije kaminuza, yes kwiga ni byiza, ariko ukavuga ngo uraza ujye gushobora no kumara n'imyaka 3 utarabona akazi. Ariko my friend, yo wize photography cyangwa ukiga ibintu bya production, ibintu bijyanye n'ibindi bijyanye no by'imyuga, biragoye yuko ushobora kuba warangiza ngo nusoza buri kindi kintu ushobora kuba wakora. No kuvuga ngo Joy Film Limited niyo yabyaye ibyo bintu. Kuvuga All in One rero ni studio yacu itanga service nk'uko nabivuze za photography, igatanga service za videography. Donc muri rusange ni ibyo bintu dukora muri studio yacu. Ya ni studio nyirizina. Hanyuma wabitangiye uracyari urubyiruko? Urebye imyaka yanyu iracyari urubyiruko. Yebise abakozi 4 bahoraho badufasha muri editing ya video, y'amafoto, ndetse no gufata amafoto muri studio no kweditinga. Ariko uko business zagenda tuzafata n'abandi, ariko yo hari igihe kibiraka twagiye kuri tere, kubera ko ari igihe dushobora kubona tere nyinshi mu bihe bitandukanye, abo bose bakaba badashobora kuba twabasupplyinga, dufata n'abandi bakuru mu bwo gufotora, ariko bakaza mu izina rya Joy Film Company Limited, studio yacu All in One, tukabereza kuri tere nabo bakadufasha. Tubaye kaze kuri Joy Film TV, kumwe n'umutumirwa Joseph Komera. Dukomerane cyane bwana Chris. Umeze fresh? Yego umeze neza. Yes. Hanyuma Joseph, mu magambo make, ni muntu ki? Yes, ubusanzwe ngewe nitwa Joseph Nizeyimana, ariko amazina yanjye azwi nitwa Joy Flow. Ushobora kuvuga ngo Nizeyimana Joseph muri uyu mujyi wa Kamembe wa Rusizi cyangwa n'ahandi mu Rwanda, ko urumva muziranye n'abantu benshi cyane ugasanga iryo zina nta muntu n'umurizi. Ariko kugira amagingo aya ngaya ubundi nitwa Joseph Nizeyimana, mvuka mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Nyamasheke nyirizina, ahantu bita mu Nyabikeri niho navukiye. Cyakora niga amashuri abanza n'ubundi muri ako karere, niga cycle inférieur n'ubundi mu karere ka Nyamasheke, ahantu bita école secondaire Ntangiro, ndahava. Hanyuma nkomeza cycle supérieur kuri groupe Imena Pedic mu mujyi wa Rusizi. Nyuma niho narangiriza amashuri yisumbuye, hanyuma nza gukomeza hanyuma mu mujyi wa Kigali, ari nabwo nyine naje kugerayo fatisha ibindi turuza kujya twaganiraho wenda mu bintu tiribuze. Yego, hanyuma Joseph tumuzi hano mu mujyi wa Kamembe, niho turi, n'umuntu utunganya amashusho n'amavideo. Ako kazi wakisanzemo gute? Yego, ubundi mu by'ukuri nkimara kwiga naje kureba aho isi igeze, nsanga ko bitari byiza kuvuga ngo uriga ikintu kimwe,
mfata icyemezo cyo gushaka ikintu nakora, ariko cyane cyane ko mu muryango wacu hakunze kuboneka abantu bakora ibintu bya tekinike by'ubutekinisiye, ariko nyine bakabikora mu buryo butari bwa kinyamwuga. Njyewe byagezeho ndavuga ngo reka nshake ikintu nshobora kuba nakora cyangwa nakiga, nza ndeba naho isi igeze, ndavuga nti reka nige ikintu kijyanye na film making and TV production. Nuza kumva film making and TV production urumva ko bikombayininze hafi sector yose, industry yose ijyanye na film. Bivuze ngo ushobora gufata shooting, ushobora gufata video, ushobora gufata amafoto, ushobora kuyatunganya, ushobora gutunganya video, ushobora gukora graphic design, do ikintu cyose kijyanye n'ibyo bintu ushobora kugikora, ushobora kudirectinga, so ibintu byose nshobora kubikora. Rero naragiye ndabyiga mu by'ukuri kubw'amahirwe ndanabirangiza, ariko uko nabikundaga ntabwo byegeze bingora, narabyize pe, numva ko nanjye nyine ngezaho. Ntabwo wavuga ngo warabyize uramakisimiza, kubera ko uru rwego secteur industry ya film making ihora izamuka, biba bisaba ko ukora research nyinshi, buri mwaka haza akantu, buri akaza akantu, bigasaba yuko wiyapudetinga kugira ngo ubashe gufitinga cyangwa kuba wagera ku isoko ry'umurimo nk'abandi. Rero narabyize, maze kubyiga nkora massage mu bigo by'itangazamakuru bigiye bitandukana, ku mateleviziyo agiye atandukanye, hanyuma nza kubigiramo experience ndabimenya, ariko nyuma nza no kubikuza no kugenda nkora uturaka k'ubukwe, cyane ko icyo gihe nta bantu benshi cyane muri za 2014 15 nta bantu benshi bakoraga ibintu bijyanye n'amafoto cyangwa na video na filime z'ubukwe. Hanyuma rero nkimara kubyiga nsoje nayo massage, byabaye ngombwa ko nza zinahangaha ntangira kubakora, nkajya nkora uturaka, nkodesha kamera nagiraga. Ariko igihe kiza no kugera ku kigo cy'igihugu RBA, baza gushyiraho opportunité z'abantu bashobora kuba bakora bushake, hanyuma kuri ibizamini. Njyewe nakoze ikizamini nk'umukameraman nko muri production, hanyuma ikizamini ndagikora ndagitsinda. Maze kugitsinda ubwo nyine naje muri RBA ntangira gukora ndi umukorabushake kuva muri za 2014 gutyo mu mezi ya nyuma ndakora. Baduhaga contrat y'umwaka washira contrat bakazirenuvera bakaduhereza izindi, icyo gihe tunahembwa n'udufaranga. Ntabwo avuga ko ari amafaranga menshi, kari ka motivation ko byari 40,000 niyo mafaranga twahembwaga, ariko yaradufashaga kuko iyo wajyaga kuri tele mu by'ukuri wabonaga nako ka ordre de mission, kandi ayo mafaranga ntabwo wavuga ko ari amafaranga makeya, kubera yuko wabonaga izindi opportunité ku ruhande. Kubera ko ngewe nkigera muri RBA byampaye amahirwe yo gusa n'umuntu waguye amarembo, yaba ibigo, yaba inganda ziri hano muri akarere n'ahandi hose, ndetse n'akarere bagendaga bagereza ibiraka bitandukanye byo kubakorera ibintu bijyanye n'amafilime documentaire y'imihigo, amafilime documentaire y'Uganda, utuntu nk'utwo ducreatinga akazi. Mu by'ukuri narakoze ndakora, sinacika intege, akazi ndagakora kugeza ubwo naje kujya nkora n'ibiraka byinshi. Noneho biza kugeraho bwa buvolontaire nakoraga, ahantu bita ubuvolontaire, ariko ni ikintu cyiza iyo wigize amahirwe ukabona opportunité zo kujya muri RBA ukitwara neza, buryo umeze nk'umugeni uri ku isoko. Buri wose baba bakubona bagufata nk'umuntu ushoboye, kandi nawe ugeze ukigaragaza mu by'ukuri nawe aba ari amahirwe yandi uri gukereya hanze yuko ushobora kuba wajya nko izindi secteurs zishobora, abandi bantu mu zindi secteurs zitandukanye ushobora kugukenera, hanyuma abaguhereza nk'akazi ukaba wagakora. Rero niho hantu hambere nabashije gukora, nza kuhakura ikintu kijyanye no kuba nakitungira yanjye kamera. Mu by'ukuri intunga kamera bwa mbere nayitunze muri za 2015, yari kamera, izi kamera zinini z'amaposiyuma kamera, hanyuma nari nayiguze $1,000,000 hafi nka 300 gutyo, kandi nyakuye muri savings ibyo biraka nagiye nkora, kanumva ngo nagiraga gute. Hanyuma kamera rero naje kugira umushanda yikoresha, ubwo bahari kera zigikoresha amakasete, ubyumve kamera zikoresha amakasete, ariko ari kamera igezweho, aragenda ukajya kuri tele ugakora, niba wafilimiye isaha n'igice ubukwe, ubwo kasete nujya kwinjiza bya bintu muri kamera uzakoresha isaha n'igice n'ubundi kugira ngo ubyinjize, uri gukora icyo bita capture ugeze muri kamera kugira ngo ubashe gukora editing ya video.
So ibyo ubwo buzima tubamo uza kugeraho n'ubundi ngakora ngura indi kamera mu bwoko bwa DSLR yo gufatisha amafoto, ngura mashine mbona nk'icyo nakita ibintu by'ibanze naheraho nshingange studio. Narabikoze rero nshinga studio ndetse nshyiramo n'ibintu bijyanye n'irembo, nkajya ntanga serivisi z'irembo za Rwanda Revenue. Biranzamura mbona ko uko bisa kose maze kubona fondasiyo y'uko nshobora kuba nanjye natangira kugira ibindi nakikorera. Ariko nyuma yaho narateye nakoraga ibyo ngibyo, ariko ntekereza yuko nshobora n'ubundi gukomeza kwiga ibintu bigiye bitandukanye. Finally rero byaje kugeraho hano sezera byagahe gatoya, agenda nkomeza niga utundi tuntu tugiye dutandukanye ko nkora utuntu twinshi. Hanyuma ibaye aho ngaho nkora ibintu by'akazi byo gufotora, ngenda na-updating ibikoresho ko bigezweho, ngura na-updatinga. Finaroma biza kurangira nisanze mu mwuga w'umufotogarafe, wo gukora photography nk'umuntu wabigize umwuga. Ndabikora ku buryo biragoye ko muri uru Rwanda nta hantu ntashobora kuba ntaragiye gufotora cyangwa ntaba narakoreye akazi ko gufotora, yaba ubukwe, yaba ama event, ama big event akomeye. Numva naragiye zenguruka igihugu, cyakora ahantu hamwe ntarajya gukorera n'imisanze, ariko naho ndizera yuko nzajyayo. So finaruma rero byaje kurangira nyine nisanze n'umufotogarafe, nshinga studio, gira studio yitwa All in One Studio iri muri cyitwa Joy Film. Joy Film rero ni company ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni company ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri harimo serivisi zo gufotora, yaba ari abantu bafite ubukwe, abantu inama ya anniversaire, proposal, donc ibyo bintu byose turabikora. Tukagira serivisi guha abantu stage, kwigisha. Hanyuma muri Joy Film niho tuzasanga na Joy Film TV, tuhasanga All in One Studio, tuhasanga n'ibyo bintu byose nababwiye. Ubwo rero hamwe n'ibyo ngibyo ibyo narabikoze, n'ubu ngubu ndacyanabikora, kandi nkumva ko mu by'ukuri ni ibintu nkora numva nkunze. Ndanashishikariza urubyiruko ubu ngubu muri iyi minsi ruri kuza ko ruri kuza hanze, ko ntabwo biba bikwiye ko umuntu agenda akiga ikintu kimwe ukarangiza ukumva ko bihagije, kumva ko utakiga ikindi. Biba byiza uramutse ubikoze rero ukabifatanya n'ikindi kintu, cyane cyane ko urebye icyerekezo turi kujyamo birasaba ko umuntu abaza utuntu twinshi tugiye dutandukanye, tw'imyuga tugiye dutandukanye, ko ni ibintu bifasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ku buryo umuntu ashobora kubikora kandi akaba yakora n'akandi kazi, ntihagire na kimwe kibangamira ikindi. Kuko urasanga urubyiruko ubu ngubu bakavuga ngo aragiye yarize, yararangije kaminuza, yes kwiga ni byiza, ariko ukavuga ngo uraza ushobora no kumara n'imyaka 3 utarabona akazi. Ariko my friend, iyo wize photography cyangwa ukiga ibintu bya production, ibintu bijyanye n'ibindi bijyanye by'imyuga, biragoye yuko ushobora kuba warangiza ngo nusoza buri kindi kintu ushobora kuba wakora. Yes, wigeze kutubwira Joy cyangwa Joseph washinze company. Ibyo tuza kugaruka, ahubwo tutandukanyirize Joy wa 2010 na kangahe na kane na Joy wa 2025. Bakoze cyane ku kibazo kizumbajije. Iki kibazo negeze kukibazwa n'ikinyamakuru The New Times, twakoranye inkuru bari turi kuvuga ku buryo urubyiruko nyine twiteje imbere. Mu by'ukuri urebye hari aho navuye, kuko aho navuye naho ngeze ubu ngubu biratandukanye. Urebye ndacyari mu mwuga ubu, noneho nibwo ahubwo ndi gushaka kujya nawe ukora neza, nshyizemo imbaraga, kubera yuko uwo mwuga twawukoraga abantu bataranabyumva. Umuntu ushobora kuza kumva yuko umuntu ashobora gukora ubukwe, ugasanga ari gufotorwa n'umuntu ufite agatelefone nako kadafatika, ku buryo washoboraga guca umuntu amafaranga akakubwira ngo reka amafaranga yo kugira nyaguhereze, nagenda ngashaka umuntu w'agatelefone akamfotora. Urumva ko iyo myumvire yari igoye. Hanyuma rero urebye muri icyo gihe twakoreraga muri kondisiyo zigoye, ibikoresho ntabwo byabonekaga nk'ubu ngubu, nubwo biboneka bikaba bihenze, ariko muri icyo gihe byari bigoye kubona ibikoresho, no kwigondera igikoresho byari ibindi. Noneho rero tukagira n'imbogamizi z'uko
hari hataraza ikoranabuhanga cyangwa amasoftware ashobora kukorohereza gukora aka kazi. Wasangaga umuntu ashobora kuba yakora ubukwe, hanyuma yamara gukora ubukwe kugira ngo uzajye kubona kasete twakoreshaga icyo gihe, urumva byasabaga kuzituma i Kigali, niho twajyaga kuzigura kugira ngo tubashe gukora akazi. Ariko muri iyi minsi ubu ngubu ibintu bisigaye biri digital, ni ukuvuga ngo ni card, ushobora no kugufotora cyangwa abandi kugufata footage zawe bigusevinga kuri telefone yawe, bigutransfer, bikubyohereza ako kanya uhita ubibona. So muri icyo gihe rero urebye, yaba ari mu buryo bw'imikorere, imikorere yarahindutse, yaba ari mu buryo bw'iterambere, ntaho turagera cyane, ariko nibura hari icyahindutse. Urebye umuntu ashobora kuba yategura akantu gatoya k'agaproje akagakora, ukaba wavuga ngo nagakora, ku buryo noneho ngubu n'abantu bumva ikijyanye na photography cyangwa n'iyi domaine babaye benshi, nta muntu waba ugikoresha ikirori ngo yumve ko ikirori cyatambuka inaperçu adafashe amafoto y'urwibutso. Rero mu by'ukuri harimo impinduka, yaba ari mu buryo bw'imikorere no mu buryo bw'iterambere. Hanyuma mwigeze kutubwira kuri all in one mwashinze, mwanagizemo uruhare rukomeye cyane kuko ni namwe muyoboye. Igitekerezo cya all in one cyaje gute? Yego, nk'uko nabivuze, mu by'ukuri all in one ni imwe muri serivisi twebwe dufite hano. Ubundi dufite icyo bita Joy Film Company. Ni ukuvuga ngo iyo Joy Film niyo irimo studio ya all in one, niyo uzasanga Joy Film TV, niyo uzasanga donc turiya tuntu nyine duciritse tugiye dutandukanye dukoreramo. Ni ukuvuga ngo Joy Film Limited niyo yabyaye ibyo bintu. Ni ukuvuga all in one rero ni studio yacu itanga serivisi nk'uko nabivuze za photography, igatanga serivisi za videography. Donc muri rusange ni ibyo bintu dukora muri studio yacu. Ni studio nyirizina. Hanyuma wabitangiye uracyari urubyiruko? Urebye imyaka yanyu iracyari urubyiruko. Yebise ndacyari urubyiruko, kuko burya iyo umuntu akiri mu myaka za 30 ni ingahe taragera muri za 36 cyangwa 5, uko bisa kose ukiri urubyiruko. Ndacyari urubyiruko. Urumva nyine niyo mpamvu akenshi n'abantu dukorana usanga ari abajene, uretse ko n'abakuru bose turahibona. Ariko rero akazi nyine dukora kenshi usanga abantu dukorana ari urubyiruko. Akazi mukora ko gufata amafoto, amavideo all in one cyangwa Joy Films muri rusange, usangamo bari mu rubyiruko rwinshi. Urwo rubyiruko mu by'ukuri murufasha iki? Yego, nibyo mu by'ukuri ibintu dukora usanga ari abantu benshi cyane babikunda. Natwe ntabwo twavuze ngo twicare gutyo birangira aho ngaho. Usanga tugenda dufasha n'abandi bantu kugira ngo nabo bashe kugira ikintu bakora cyangwa babikoreho nabe bibashe kuba byabateza imbere. Muri urwo rwego rero muri company yacu dukunze kugira ibintu by'ibiraka bitandukanye, kandi inshuro nyinshi ntabwo ushobora kuba nabyisohoza kuko unasanga inshuro nyinshi ndahari ndi mu bindi. Biba ngombwa rero yuko hari abo duhereza, hari abo twahaye akazi barangije mu cyo bita multimedia, nabo babyize bakirangiza secondaire, dukorana nabo umunsi ku munsi duhemba kwezi. Tukagira none n'abanyabiraka nabo tujyana kuri tele bitewe n'uko tele zabaye nyinshi, tukabahereza amamendevure bitewe n'uko akazi kaba kabaye kenshi. Rero tukaba dufasha, rero hari n'ibigo babyigisha ariko badafite abana badafite ahantu abana bashobora gukora imenyerezamwuga. Rero turabafata tukabigisha, tukabamenyereza, tukabaha ibyangombwa, hanyuma ugasanga niyo barangije bisanga ku isoko ry'umurimo, kuko bo baba bari stage already. Ashobora kuba yafatana ikiraka, ashobora kuba twamereza kamera akajya kuri tere, akaba ashobora kuba yagira ikintu abonaho gishobora kumusapotinga kandi akiri ku ntebe y'ishuri. Urumva ko rero dufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye. Niba atari ibanga, mukoresha abakozi bangana iki? Niba atari ibanga ariko kugeza ubu ngubu dukoresha abakozi 4 bahoraho badufasha muri editing ya video, y'amafoto, ndetse no gufata amafoto muri studio no kweditinga. Ariko uko business izagenda tuzafata n'abandi, ariko iyo hari igihe kibiraka twagiye kuri tere, kubera ko ari igihe dushobora kubona tere nyinshi mu bihe bitandukanye, abo bose bakaba badashobora kuba twabasuplyinga, dufata n'abandi bakora umwuga wo gufotora ariko bakaza mu izina rya Joy Film Company Limited, nka studio yacu all in one, tukabohereza kuri tere nabo bakadufasha. Muri make urebye hari igihe tere imwe dushobora kuba twahereza abantu bagera ku 10 akazi kugira ngo badufashe tubaje gutanga serivisi abakiriya badusabye. Barakoze cyane. Hanyuma nagira ngo
kugeza kuvuga ku bintu bya televiziyo na production, ubu ngubu muri hehe, mwavuye hehe, avuga mu bigendanye n'imikorere? Yego, mu bijyanye n'imikorere rero mu by'ukuri kubera ko ni ibintu nkunda kandi ngenda napudetinga ubumenyi kuri byo, ni n'ibintu nisangamo cyane. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ndi gukorera Patches TV, nikorera ni mu buryo bwa production, ni ukuvuga ngo mbasha gufata amashusho ibiganiro bya televiziyo nkabitunganya, nkaba nkora graphic design ziba zikenewe, ibintu byose uzikigendanye na production muri televiziyo ndagikora. Ubu nkorera Patches TV, ubu niho muri minsi ndi gukorera, ariko still na studio yanjye iracyaraninga, abakozi barahari. Nta n'igihe biba ngombwa ko no mukiriya avuga ngo ndashaka ko ari wowe ujya kumfotora, yakubitana na weekend ndafitemo akazi, icyo gihe rwose n'ubundi ndabikora. So kugeza ubu ngubu rero nkorera Patches TV. Kanyeri kuri Patches TV ifite kampani washinze bivuye kure, uko bivuze amafaranga mwahingaga n'ahantu ugeze ni ahantu hashimishije. Akazi kawe ko kuri televiziyo ubu ngubu uri gukorera, n'akazi kawe nanone nka CEO, navuga nka CEO, ubihuza gute? Wakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Mu by'ukuri kuri aho isi igeze muri iyi minsi, arisaba ko tuba abantu b'abapolivara, bakora ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa bakora ibintu byinshi kandi bakabikora icyarimwe, nta na kimwe kibangamiye ikindi. Mu by'ukuri nubaha, nkunda ibyo nkora ku buryo mba numva nta na kimwe kigomba kubangamira ikindi. Ni muri urwo rwego rero nyine ko nk'uko wabyumvise simbikora njyenyine, ngaragara kuri studio mu gihe cyangombwa. Hari nk'igihe umukiriya bavuga ngo ni njyewe ushaka koza kumfotora ifoto zo muri studio, yes, duhana rendezvous, isaba ko mpa rendezvous ukanteguza kare kugira ngo mpange gahunda zanjye za hano kuri studio, hanyuma nizo ku kazi nzikore nta na kimwe kibangamiye ikindi. Bivuze ngo rero njyewe iteka ryose iyo twavuganye tugahana rendezvous, akazi ndagakora kanjye ko kuri studio gasanzwe, hanyuma nako kuri televiziyo nkagakora bisanzwe, ku buryo nta na kimwe kibangamira ikindi. Bivuze ngo ariko inshuro nyinshi ngaragara kuri televiziyo cyane, kuko urebye haba hari akazi kenshi, kandi urebye umuntu akaba agakora bisa nkaho ari umwe, kuko kuri televiziyo burya ni ikintu twubaha kandi bihereza n'agaciro cyane. Buriya uramutse ubuze icyuho kiragaragara. Iteka ryose rero ndabikora kandi nkabikora nta na kimwe kibangamiye ikindi. Yego, hanyuma urugendo rwawe rumva ni urugendo rurerure, kuva icyo gihe watubwiye kugeza uyu munsi, ni ikintu umuntu yafata icyitegererezo, niko navuga. Icyo nashaka kukubaza kuri urwo rugendo rwawe kuva aho wavuye kugeza aho ugeze ubu ngubu, urubyiruko rushaka kuyoboka iyo nzira warugiriye nama, ariko nanone mbere yuko urugira iyo nama urarusaba iki? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ntawe utifuza ko yatera imbere, ariko biba byiza nyine iyo uteye imbere ufite icyerekezo. Birasaba yuko urubyiruko tubanza first of all tukagira icyerekezo, ukagira ibintu uvuga ngo ndashaka gufokasinga kuri ibi, kandi ukabikora ubikunze kandi ukanabyihitiramo. Biba byiza rero iyo ugiye gukora ikintu warabashije kureba ngo ese mu by'ukuri ni iki cyazamfasha mu gihe kizaza, ni iki nakora ku buryo gishobora kuba cyangirira umumaro. So ukagikora utakirebeye ku bandi, ahubwo ukagikora kubera ko ugikunze kandi ubona ari cyo cyazagufasha. Rero urubyiruko cya mbere nyagiraho inama bagenzi banjye, ni ukubasaba first of all kubanza kwitwararika no gukunda icyo bakora, kuko biba bigoye yuko ushobora kuba uri umufotogarafe ukabikora imyaka 10, ni bake cyane ushobora kubikora. Hanyuma urubyiruko rushaka kwinjira muri uyu mwuga warugira iyihe nama? Yego, urakoze cyane. Mu by'ukuri urubyiruko rushaka kwinjira muri uyu mwuga narushishikariza yuko mu by'ukuri icya mbere ni ukuwukunda, icya kabiri ni umwuga ubamo amafaranga wawe witwayemo neza, ikindi ni ukuba inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo uyu mwuga uramutse ugiyemo utari inyangamugayo ntawe ushobora kurambamo. Nk'ubu ngubu mazemo imyaka 10, hari n'abarenze iyo ngiyo, ariko ubundi abenshi araza agakubitamo umwaka umwe cyangwa se amezi, rimwe na rimwe akagenda. Uretse ko na benshi usanga baba babikunda, ariko ugasanga barabikora batarabyize.
nk'urugero hari ikigo kimwe giherutse gushyiraho isoko ry'akazi, isoko ry'umurimo ryo gukora ibijyanye na video production, ryo gukora ibijyanye na production ya televiziyo, bashaka abakameramani, bashaka abakora graphic design, bashaka abaedita, ariko abantu barabura, habura abantu bapurayinga kuri iyo myanya. Kubera iki? Usanga abantu benshi babyiga kubera ko Kirisa bikora, nanjye reka mbikore, araza akakugisha uburyo bakanda kuri appareil, ugafata ifoto agashyira muri machine, agashyira muri Photoshop, akeditinga, akahereza umukiriya akayikunda, akumva ko birahagije. Urumva, ntatekereze ngo yajya kwiga, ahubwo akabikora yararangije kwiga. Bivuze ngo abenshi babikora nta degree baba bafite mu yindi domaine, cyangwa se nta bafitemo diplome. Ariko kugeza ubu ngubu hari ikintu cyiza leta yakoze, tunayishimira cyane kubera ko nayo iduhereza umwanya kugira ngo tubashe gukora, tuniteze imbere. Urumva ubu ngubu noneho bashyizeho amashuri abyigisha muri za segonderi, birimo ubu biga multimedia, abana bararangije, nkuko nabikubwiye harabona haye akazi babirangijemo ababyize, uretse ko nyine ugenda ubafomba usanga bafite teori nyinshi nta pratique. So ugasanga rero mu by'ukuri abantu benshi barashaka kurizamo, ariko nta batarageze mu bintu, ugasanga amahirwe yabo ni hazaboneka isoko ry'umurimo, iryo soko ni rikeya. Bishatse kuvuga ko ari ubuhungiro? Ntabwo wabyita ubuhungiro, mu by'ukuri ni akazi nk'akandi, ariko bisaba ko ugakora nibura ufite basics knowledge ku bindi bintu cyangwa se muri byo. Atari kuvuga ngo ni ukuza kunyigisha ngafata nkamenya gufata ifoto, namara kumenya gufata ifoto angashyira muri machine nkeditinga, and then ifoto nkayitanga nkumva ko bihagije. Ntabwo ariko byakabaye bigenda, kubera ko ntabwo dukwiye kubaho tuvuga ngo ibi ngibi byadufasha no gutera iyindi ntambwe. Urugero, ushobora kwiga gufotora, ugafotora muri studio yawe unakora n'amafaranga menshi, sibyo? Ariko ejo bundi wenda tuvuga, urabona ko isi iri kugenda badigitaliza, abantu bari kugira televiziyo yabo yaza online, ibigo biri kugenda byara amaradiyo bikagira ama TV station. Urumva, ugasanga bashyizeho uwo mwanya, ariko izo opportunity ntuzigire kubera ko ntabwo wize, nyine nta degree ufite muri ibyo bintu. So nkagira inama urubyiruko rero ko kwiga ni kimwe, gushaka ubumenyi nabwo ni ikindi, ariko nanone tugombe tukaba n'inyangamugayo. Ibintu no kubikora kugira ngo birambwemo bisaba kuba inyangamugayo, nubwo rimwe na rimwe nyine hari uburyo usanga wahemutse kandi rimwe na rimwe utabigizemo uruhare. Urugero, ushobora kuba ufite footage ukagenda ugakora wedding yose ukayirangiza, ukaba ufite footage urazizanye, ariko washyira muri machine, wamara gukora copy, wajya kureba za footage ukazibura, cyangwa amajwi ukayabura, cyangwa amajwi sound ukayibura. Ariko sound yo already ntabwo wajya kuri seti utaracekinga ko sound uyifite. Icyo nicyo kintu cya mbere nk'umutekinisi ugomba gukora. First of all, ugomba gutegura tele, ukavuga ngo ejo mfite tele iransaba ibikoresho, ukabura bifite, ukagerayo, wanagerayo ugakora checking, sound checking. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ni nk'uko ushobora kuvuga ngo ugiye kuri tele wibagiye batiri cyangwa usanze batiri ngo nta muriro urimo, icyo gihe ntabwo uzi gutegura tele. Ariko nk'uko nabikubwiraga, ushobora kuva kuri tele ibyo byose ubifite, ariko wagera kuri studio ugiye gukora production, ugasanga footage urazibuze, ugasanga amafoto urayabuze. Uzabwira umukiriya ngo asubire kwambara agatimba, ashyiremo costume, yongera ateranye abantu, abicaza kuri ubukwe. ntabwo byashoboka, ntabwo bizashoboka. Ni ukuvuga ngo aka kazi dukora rero karimo risike, ariko rimwe na rimwe nyinshi nizo twitera. So ibyo bijya bibaho, ariko rero bibaho gake cyane. Bibaho rimwe na rimwe nyine ugasanga umukiriya umwe wenda, cyangwa mu bakiriya wenda 100 umaze gukorera, nk'icyo kibazo wahuyemo nk'abantu 10, urumva ko ni nka 1% ushyize muri percentage, ni 1%. Ariko iryo 1% nturyumve ko cy'umuntu yitoza. Umukiriya umwe ashobora kukubuza abakiriya 20, kuko iyo nagukoreye neza uraza ukabwira mugenzi wawe, nakora ifoto nziza yayipostinga, arakubaza ngo ninde wagufotoye, ukamubwira ngo ni Joy. Umuntu yaje kugusura iwawe agasanga ufite filime nziza y'ubukwe, arakubaza ngo ninde wagukoreye iyi filime, ni Joy. Ariko noneho bazaze bagusure basange ifoto nta album y'ifoto ihari, nta foto album ihari, nta video ihari. Ize ko washingiye ukaba utatwereka kuri foto z'ubukwe ngo turebeho byagenze bite, cyawana wapi kabisa.
nakoranye n'umutipe ibintu yankoreye ntibibaho, yarampemukiye, ibintu nk'ibyo nyine bya bibazo nakubwiraga. Ariko nanone tukagira n'abakiriya nabo ushobora kuvuga yuko bafite, ukagira n'abakiriya rimwe na rimwe sometimes nabo bashobora kuba batari honnête, ukaza ugakorera abantu, wamara kubakorera, urumva, wamara kubakorera product zikagugumaho, akaba umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, umwana yatangira kujya mu primary agakubwira ngo narinje kujya nareba ya video y'ubukwe bwanjye. Urumva imyaka 5 irashize, kandi machine dukoreramo mu fere zihura n'ibibazo rimwe na rimwe, tanto wa formation, tanto byasibamye, tanto ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo nawe umutekinisiye urabizi. Hanyuma bibaho wavuze ku kintu cya risque d'imetier, bibaho cyane. Bibaho, ahubwo ikibazo ninashaka kubaza ni iki ngiki, ni gute ushobora kugabanya izo risque kugira ngo abakiriya mugendane neza? Yego, ubundi izo risque iyo wamaze kuba honnête, uretse izo risque zishobora guturuka ku ruhande, iyo umukiriya abaye honnête ubundi akakwishyura neza, mukishyurana neza, icyo gihe muri kumugirana contract. Iyo bata contract urabizi ko hari ibiri verbal, hari ibiri écrit, mushobora kwandikirana n'umuntu. Ariko iyo umukiriya abaye imfura mu kumvikana akakwishyura, ubundi biba byiza uvuye kuri tele ugahereza ukora video editing agatangira akikora editing kuri video, ukora photo editing agakora photo editing, hanyuma nawe ugafata bya bintu ukabasha niba ari amafoto ukajyana kuri laboratoire ukayatunganya, ugakora photo album ugashyiramo, hanyuma ukabereza umukiriya. Ariko nanone ikindi cyiza kiriho, kubera ko isi turi kujyamo nkuko nabikubwiye ni donc iri digitalize, birasaba yuko abakiriya bacu nabo bumva ko gushyira filime kuri flash atari bwo buryo bwiza bwo kubika ibintu. Ubundi kugeza ubu ngubu niba tugukorera filime y'umuntu uri civilize, tugaguhereza link ku buryo ushobora kuba wayibika kuri internet igihe icyo ari cyo cyose uzakenera amashusho yabo umwana, abuzukuru bawe, icyo gihe bazashanga kuri internet. Ariko kugeza ubu abenshi ntabwo barabyumva, ntabwo barumva yuko kubika ibintu neza ari kuba bibitse kuri internet, arumva ko ari ukumereza agaflash bikarangirira aho ngaho. Hanyuma rero tugasaba n'abandi nabo bakina bashobora kudufasha gutaba babihemu. Umukiriya niwe umukoreye, nawe akaba azi ko mu masezerano mwagiranye agomba kuza guhita atwara ibintu, kubera ko mon cher uko ibintu byawe bintindaho niko ngewe uri kugenda untera ingaruka, kugira ngo donc uri kunshyira muri risque zo kuba nzabibura. So rimwe na rimwe rero iyo ubibuze usanga ari bw'umukiriya ajya yaza kugushaka ngo wampaye za product zanjye, kubera ko yamenye ko wabibuze. None ugize imana ukaba wanakora wenda unanabibonye, wenda warajya ubibika nk'ahantu hatandukanye, ugasanga nta na gahunda yo kukwishyura yari afite mari. Urumva, nta gahunda yo kukwishyura afite n'amafaranga. So abenshi rero muri iki gice hari ibice bintu ntari buze guprecisa, ariko hari ibice biba bishaka ngo kamera igaragare, abone ko cameraman yaje iwanjye, hari abantu baje iwanjye bafite kamera, Joy yaje kumfotora ubukwe, urumva, ariko adafite gahunda yo kuzashaka product ziva muri ibyo bintu. Urumva, ibintu biba bigoye cyane. Yes, izo ngaruka duhura nazo kandi nyinshi cyane zirahari. Na akazi kagoye. Nigeze kubona muri All in One harimo igitsina gore, niba bafotora tunaza kubimenya, cyangwa niba bafata video cyangwa n'ibindi bakora tunaza kubimenya. Ariko se muri uwo mujyo igitsina gore wagishikariza iki bakitinye muri uyu mwuga? Ko turabona ni bakeya, ni umwe babiri. Ku bwanjye mu karere ka Rusizi ubu ngubu nabonyemo, usibye ahangaha hari n'undi umwe nabonye, hano hari babiri, hari n'undi umwe nabonye. Igitsina gore wagiha we gutumwa ki? Yego, murakoze cyane. Nakunze kubivuga yuko mu by'ukuri byabaye byiza ko leta yacu y'u Rwanda yadushyiriyeho mu by'ukuri abantu biga ibintu bijyanye na multimedia cyangwa se nk'ibi bya production, film making and TV production. Nubwo nyine usanga ubumenyi baba bafite ntabwo si buke, ariko nibuze baba bafite basics, baba bafite ibyo abantu baheraho babubaka, cyangwa se banakomeza na kaminuza zirahari zibyigisha, za IPRS zibyigisha. So twebwe rero mu by'ukuri twagendeye ku ihame leta yacu y'u Rwanda dushishikariza ryo gukoresha uburinganire. Mu by'ukuri buri wese arashobora, buri wese yabikora, buri wese kandi yaba igihanganye. Ndibaza ko wabonye bana, ariko mu Rwanda harimo n'abandi
twebwe hano rero muri All in One ni nayo studio yonyine ifite abakobwa bakora umwuga wa photography hano. Abakobwa barabikora kandi babikora neza, baranabyize. Urumva nakoranye nabo nkabamenyereza, ariko bari kuri standard nziza, barafotora neza mu by'ukuri, kandi ukabona ko bamaze kuzamura urwego k'abantu bakirangiza kwiga, cyane ko nanjye bakoresheje stage ntabazi, hari n'abandi bazaza. So nashishikariza buri wese rero, hari rimwe na rimwe hari nk'igihe umuntu aza nko kwifotoza, yabona umusore umufotora cyangwa se ngewe akumva ko umukobwa atamufotora, ariko iyo abyemeye akamufotora, amuhereza product, amuhereza ifoto nziza cyane, ahubwo akavuga ati wow, ubutaha nta wundi muntu uzankorera ni wowe. So twashishikariza abakiriya bacu no kumva ko buri wese yabakora kandi abakora neza. Ibyo umusore cyangwa igitsina gabo cyakora n'igitsina gore kirabishoboye kandi kirabikora, kiranabigaragaza. Hanyuma rero noneho muri rusange ni ubutumwa ki wagenera abakurikiye Joy Films TV? Imbere na mbere ni ukubakunda, ni ukubashimira, kubera ko ndashima yuko channel ya Joy Film TV imirazamuka kandi bazagenda babona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ari abantu bafite impano zishobora ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuinspire cyangwa bakigiraho. Tuzakomeza kubahamagarira abatumirwa bagiye batandukanye, tuzakomeza kubaha ibiganiro, ariko nanone turabasaba yuko mu by'ukuri batuyoboka. Dukora hano mu mujyi wa Kamena, akazi kacu nyine nk'uko nabibabwiye, no studio yacu iherereye abazi hano ku isaha, ahahoze isaha ariko ubu hasigaye hari screen nini abenshi bita nko kuri Bambone. Hanyuma ukaza imbere uciye kuri Pharmacy Trufa, harimo etage nini. Dukora kuri niveau ya mbere, umuryango wa kabiri. Aho ngaho rero rwose aho bashobora kuza, yaba bashaka amafoto meza, yaba ari amashaka gukoresha video, yaba ari abashaka gukoresha ikintu kijyanye muri iyo domaine cyose turagikora. Ubuse waruzi ko n'indirimbo tuzikora, n'indirimbo turazikora, video dukora videos turazikora, turazishutinga, tukaneditinga, kandi kuri standard nziza cyane ikenewe. So urumva nabo bose twabashishikariza, cyakora n'abahereza ubutumwa ko bihashoboka ko akazi kacu dukora tugenda tugonganiramo n'abantu benshi. Babize umukiriya hari aza kwifotoza ifoto akakubwira ngo ni ya birthday, ifoto mu by'ukuri ubona byumva binumvikana, ariko biba byiza abakiriya bacu nabo, niba ufite birthday none tuvuge ku itariki 7, ubundi wakabaye uza kwifotoza nk'ejo ku itariki 6, nibura ugashyiramo umunsi umwe kugira ngo ifoto uzibone hakiri kare. Noneho ikindi kintu twasaba abatugana ni ukumva ko ntabwo umufotografa ari umumarayika cyangwa umuntu ukora photography ntabwo yabura guhemuka, nubwo na rimwe ahemuka atabigambiriye. Ushobora kuza nyine nk'uko nabikubwiye, tugakora wedding hanyuma tukabura data zikabura, footage tukazibura. Bon frère, si byiza ko nyine umuntu agenda uvuga ngo izina rimwe ndarifata ngende ndyangisha abandi. Hari n'abatabyumva bazi ko ibyo ngibyo bibaho, ahubwo icyo gihe ikintu ukora uramwapproaching, uramwegera, mukavugana, mukanegosya, hanyuma mukabikora, kubera ko ntabwo nta kindi kiba gishoboka ko simba nagusubiza inyuma ngo bikagatimba njye kugufotora n'iranyamiryango. Ubukwe ni ikintu kiba rimwe mu buzima, umuntu nyine kinaba yagiteguye. Natwe na mpamvu tubwitwararikaho, nk'uko nakubwiye, usanga imibare y'ibyago tugira mu kazi ibiri hasi cyane kwa raporo y'ibyo dukora, usanga biba successful. So tukagira inama rero yuko mu by'ukuri abakiriya bacu nabo rimwe na rimwe nabo ngabo usanga ibintu batwaye baduhaye gukora bataza kubicungura, nabyo nyine biratwangishiriza izina. Ariko tekereza, hari nk'igihe uba utaranyishyuye cyangwa utarishyuye abandi bakora photography, ariko waza kunsura mu rugo, wambaza filime y'ubukwe cyangwa amafoto y'ubukwe, ukavuga ngo photography ngo naramwishyuye ngo naramwishyuye, ngo ariko ngo yanze kumva amafoto, kandi ubizi neza yuko arishyura. Ibi bintu byacu ushobora kumva ngo ufatanye ubukwe, uca umuntu ibihumbi yenda n'urugero 500 cyangwa miliyoni, akajyanga ayo mafaranga urajya kuyarya. Ndakurahiye bijyana na package uba warumvikanye n'umuntu, kuko ushobora gusanga n'akazi kagutunga ariko nta nyungu nini birimo, ahubwo ibyo umukiriya yagusabye nibyo bituma ushobora kuba waca umuntu amafaranga. Kuko ntabwo uzaza kumbwira mukeneye abafotographers yenda 3 mu bukwe bwawe n'abakora video yenda 2, urumva ukeneye
highlight ukeneye iki, ubwo bukwe buzaba buhenze. Nurangiza umbwire ngo urashaka yenda photo frame, urashaka photo book yenda ifoto magana angahe zifite size yenda runaka, ushobora gusanga uko ufashe muri 2 million, ukibaza ngo 2 million ndayaha umufotografi, ntago abara yanjye buri ngewe bari amafaranga umpaye kugira ngo ngukorere ahubwo wowe ibyo wifuza. Ubu usanga kuri izo 2 million umpaye mu bukwe cyangwa 1 million, henda nko kuri 1 million amafaranga ashobora gusaguraho nahembye n'abakozi ari nk'ibihumbi 100, ari nk'ibihumbi 100. Kandi wibaze ngo ibyo bintu biba bifite akazi, kuko ukora editing azaryaho, video editing azaryaho, za main-d'œuvre, ukora writing azaryaho, ukora sound azaryaho, utwara ibikoresho azaryaho. Ibyo byose urabyumva, amafuta bazajya muri laboratoire, abazagurwa ayo maframe, ibyo byose ngira ngo urabyumva. Kuko hari n'igihe nyine numva ko akazi kawe kanye expose ngewe ko njya gukodesha ibindi bikoresho, urumva izo zose rero ugiye gufatana turabibara. So ibyo rero nkumva ikimwe nabwira kwagiruka, ariko nanone ntatwe abafotografi nanone nkagira inama abagenzi banjye, ariko nanihereyeho nkavuga yuko tugomba kuba inyangamugayo, tugomba kuba inyangamugayo. Yenda na bike bije izo riske tugize ziza, ariko atari twebwe ziturutseho, zize nyine ari riske d'immédiat, ziza ariko wakundi ko ushobora kuba wakora akazi aba wahura n'ingaruka z'uko utakaza ibintu, hanyuma ariko no mu gihe bitakaye nkaba nashishikariza abagenzi banjye hanjye ndimo ko biba byiza iyo uganiriye n'umukiriya mukareba ikindi kintu wakora, ariko nyine kitari uguhangana. So uramutse witwaye gutyo cyangwa turamutse dushyize hamwe tukabakira bakaba inyangamugayo, natwe tukaba inyangamugayo, twakora akazi kenshi kandi twagera henshi. Nk'ubu ngiye nkubwira nk'uko nabikubwiraga, njya gufotora hanze y'u Rwanda, njya mu Burundi, za Congo, za Uganda, njya gukora za wedding. Urabyumva, urumva ko kameme nuko nyine kugira ngo umuntu agufate agukure mu Rwanda ajye ujye gufotora Uganda ari abafotografi, ujye gufotora mu Burundi abafotografi benshi, ujye gufotora muri Congo hari abafotografi beza. Nigeze kubona wagiye no muri Kenya, no muri Kenya. Urumva nuko nyine abazi ko hari ikintu ushoboye, So ikindi birasaba ko tuba inyangamugayo, ariko nanone biradusaba guhora twiga. Photography mu nshe bisaba kwiyapudetinga, kwihinduka buri munsi. Ibyo uri kubona none si byo uzabona ejo, ibyo uri kubona ejo biragusaba nyine ko, kandi biragusaba ko ukora umugira teamwork. Ntiyumve ngo ibyo uzi birahagije, ahubwo umwana uje ejo yakwigisha, umwana ukurusha imyaka yakwigisha, wanakigira kurusha imyaka hasi kandi waramutanze mu kazi. Kubera ikintu technology ziri kunda kuvuga ngo ni technology ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ugomba kuba witeguye kwiga. Ikindi akangaka ni akazi kagira stress, gasaba kwihangana. Ubundi sinzi umuntu mwegeze uvuga ngo umuntu ukora photography yabisa akayimaramo umwaka 2, 3, 5 nk'akazi kamunanira. Ko photography ni stress, kuko wowe uba wibwira ngo hahandi ugeze wumva ko usoza akazi, uragiye ugiye kuryama, yenda tuvuge usoje editing saa 6 z'ijoro, saa 6 z'ijoro usoje editing, ujya kumva umukiriya araguhamagaye saa 6 z'ijoro, saa 8 z'ijoro, ati ewana agafoto kanjye ifoto 5 wamfotoye hari kubura ifoto imwe. Ntago ari kwihanganira ifoto imwe, yari kukazayimuheje. No, iyo stress urayemera ukamubwira ati, ukamwitaba ukamusobanurira, ahubwo ati ifoto ntabwo nabashije kuyikora cyangwa se nayikoze nkora copy, sindi kwibona kuri telefone, yena nzayiguhereza ejo. So umukiriya yabyumvishe biba ari byiza, ariko ntugire ngo burya aba yacecetse. Zirimo umubwiye saa 2 zikagera arahamagara, za saa 2 gutyo 1, 2, 3 baguhamagara, ku buryo nyine hari n'igihe wumva wowe ugera mu gitanda ukumva ko ari ibyo uraye utarangije, ukongera ukabyuka ukajya kuri machine. Muri make komande zose bagomba kuba honnête, ugomba kuba honnête no kuba uri capable, uri na sharp. Ibibazo bibiri nshaka kubaza. Ikibazo cya mbere, bigeze kutubwira ko n'amavideo muyakora cyane y'indirimbo. Ese nk'umuhanzi mu karere ka Rusizi ubu ngubu ni naho uri nk'umuhanzi ukeneye video nziza afite qualité, abenshi njya mbona birukira za Dubai cyane abina, abo bahanzi wabashishikariza iki, wababwira iki?
Yego mbo ntabwo ari mu Rwanda gusa ntabwo ari muri Rusizi gusa, mu Rwanda hose buryo ukeneye video turiga twigira ku bandi, kuko hari n'abazi Kigali bakansaba ko dukorana baje gukora shooting yaba iza filime cyangwa z'amavideo y'abahanzi kandi bakomeye. So urumva rero hari nk'ibihangano by'abantu benshi nanagiye nkoraho fatanyije na Emmy Proud, ngira ngo uramuzi, amakorali menshi akomeye hano twagiye dukorana indirimbo mbafasha gukora amavideo. Umuntu ukeneye ko dukorana icyabasabwa ni kimwe gusa, no kumpamagara tugapanga tugahana gahunda hanyuma tukamukorera kandi tumukorera video nziza. Reka tubwire abantu bari mu Rwanda ndetse no hanze, murumva ko Joseph afite ubunararibonye, umuntu agukeneye yagusanga exactly social media, guhamagara cyangwa se akaza kukureba. Urakoze cyane Chris. Kugeza ubu ngubu kugira ngo ubashe kubona umuntu nuko mwavuganye, kubera ko inshuro nyinshi ngewe ngira tere zitandukanye ku buryo ushobora nk'ubungiza amahirwe dukoreye ikiganiro muri aka kanya, ubu nari mvuye kuri televiziyo, nari mvuye kuri Patches kugira ibindi naho ngomba kuhakora, ntaza namareka ngere kuri studio kubw'amahirwe turakubitana dukorana kino kiganiro, ni chance. Rero biba byiza iyo umpamagaye cyangwa ukanyandikira kuri email, ariko ubundi nomero zanjye ushobora kunshakiraho ni 0782 71 74 46. Email ni joyceimana1@gmail.com. niho hantu dushobora kuba twabonanira. Biragoye ko waza gutya ngo uranshaka TikTok ngo bite tubonana, kubera ko akazi dukora mon frère ka production ya TV nta kuruhuka, nta masaha wavuga ngo washaka umuntu wita umubona. Do ibintu byose no kuganira kuri telefone tugahana gahunda, hanyuma ubundi tugakora akazi kandi tukagakora neza. Hanyuma tubutse ko contact ze, adresse ze turaza kuzishyira muri bio hasi, muraza kuzibona, mwamugana akabafasha abakeneye kwibuka ibihe bigiye bitandukanye by'ibirori byabo. Ndetse hari ikindi kintu mbonye hasi muri comment, ibintu by'ikiriyo, twavuze ibirori, nabyo ni ibirori. Ni ofete ubundi ikiriyo nabyo twabyita ko ni ibyago, ariko ubundi kiba ari ikirori. Ni ibyago biri muri abantu mu muco wa Kinyarwanda, ni ibirori, ariko ibirori biratandukanye ko twese tubitinya. Yego nibyo, abantu bose barabitinya, nubwo ariho tujya ejo zagenda, nubwo ntabikwifurije n'undi nanjye n'undi gutyo twese usange tujyayo. Ariko twasanze hari ikibazo cyari kiri mu Rwanda cyangwa se muri aka karere, wasangaga abantu benshi batarasobanukirwa ikintu kijyanye no gukora live streaming. Abantu benshi usanga batazi gukora, usanga umuntu wenda afite famille nini hanze cyangwa se mu gihugu ahantu henshi, kwitabira umuhango wo gushyingura cyangwa kugera ku gusezera ku muntu bwa nyuma ntabwo biri kumworohera, biragoye bitewe nuko hari urugendo. Biroroshye rero ko wabwira company yacu Joy Film, hanyuma tukagukora icyo bita live streaming, tugafatira umuhango uri kuba ako kanya, hanyuma kugira ngo ako kanya abandi bakakurikirana nk'aho bahari bakareba ibiri kubera aho ngaho kuri tere, bitabaye ngombwa kujya kuzana abandi bantu babahenda, kandi ibyo bakora natwe tubikora. Ni ibintu, ni serivisi rero iri muri company yacu duhereza abakiriya, kandi rwose tukabikora neza. Icyo usabwa nyine kwa ukutwegera tukavugana nk'uko twabivuze, tugapanga gahunda z'akazi. Hanyuma rero nkabashishikariza abantu ko mu by'ukuri adresse nk'uko nabibabwiye, dukorera hano mu mujyi wa Kamembe, na tugakorera imbere isaha ya KCB, uciye kuri Pharmacy Trufar, kuri floor inzu hari ya etage, floor ya mbere, hanyuma umuryango wa kabiri uhita tubona ahantu handitse All in One Studio, urahinjira aho ngaho ni muri office. Ushobora kutahansanga, uzahasanga abakobwa beza bakwakira neza, bafotora neza, uzahasanga no kubereka. Yego, uzahasanga abasore barimo bakora akazi, abo bose baragufasha. Hanyuma ikindi nyine nk'uko nakubwiye, nimuze tubafotore, tubafashe, tubakore inzibutso z'ibirori byanyu, ubundi ibintu bigende neza cyane. Hanyuma rero kadushimire abakunzi bacu bari badukurikiye, tubashishikariza kugana Joy Joseph, cyane cyane All in One.
babafashe nako nari nishyizemo. Oya nawe waba umwe muri all in one, ni all in one. Mu mayikaze. Natubaye ikaze muri all in one. Babafashe babagezeho ibirori babafashe kubabikira ibirori bigiye bitandukanye. Hanyuma twakumwe na Joseph. Yego ni ikindi wifuzaga kubwira abadukurikiye. Uretse kubashimira no kubasaba yuko tuzamura YouTube channel yacu ikazamuka, kuko ibintu bigiye kujya bicaho ni ibintu byagira buri wese yakigiraho. Turabasaba gukanda subscribe batarayikora, hanyuma bagakora ku nzogera, like, share na comment. Buri uduteye inkunga ikomeye cyane, uduteye inkunga kuko dushyizeho ikintu urakireba n'abandi bakakireba, noneho bwa butumwa burimo bukaba bushobora kugira gute bukogera kurikirwa kandi bigafasha abantu benshi cyane. Hanyuma rero nanjye ndagushimiye cyane ko washije kunyakira. Ibyiza byo ikiganiro rwose tuzajya duhora igihe dukorana ibiganiro nkuko nabibabwiye n'abatumirwa batandukanye. Murakoze cyane. Turahari cyane kuri Joy Films. Murakoze, merci beaucoup.